ineza yawe n'urukundo rwawe nukuri byarantangaje. Ineza yawe n'urukundo rwawe nukuri byarantangaje. Wemeye gusiga ijuru ryuzuye, nta bandi nitwe gushaka. Bakeneye ubutumwa bwiza bwomora ibisebe biri ku mitima. Hari abavuga butumwa babwiriza bari gutukana, hari abaririmbyi nabo baririmba indirimbo zimwe zitasobanutse, hari abandi babishizemo ubwirasi cyane, hari n'abanyamasengesho nabo basengera abantu ariko hari ibiguzi basabye. Kaze mwebwe mwese mukurikiye Ibihe TV, tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye. Ngewe ugarutse kandi ni Diane Nkunzi nk'uko mubimenyereye. Uyu munsi tukaba duhuye n'umutumirwa hano, ni umuhanzi, ni umuririmbyi. Uyu munsi rero tukaba twifuje kwaza ku Bihe TV kugira ngo tumuganirize, aduhe ubuhamya ndetse tuganire ibintu bimwe na bimwe, murusheho kumumenya birambuye. Twabanza tukaguha kaze kugira ngo utwibwire. Murakoze cyane, Mana ibaho umugisha. Twishimiye Ibihe TV, turabakunze, bagize neza ndetse n'abakunzi bacu ndetse namwe mwese twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, bamugira amahoro. Ni wa wundi ni yayandi amazina Musuhuke John. Turashima Yesu kandi turabaramukije aho muherereye. Murakoze. Abantu benshi nyine bakunze kukubona mu bitaramo byinshi bitandukanye mu bihugu bitandukanye. Abantu nyine bakunda kukwibazaho utuntu twinshi dutandukanye, kubera ko ugaragara kuri social media cyane kuruta. Hari benshi bakubona mu ndirimbo, mu bitaramo, mu biterane, ibintu nk'ibyo nyine, ariko wenda bataranakubona, bakaba wenda bakwibazaho byinshi. Ese Musuhuke ni muntu ki? Nagira ngo dusangize ku mateka aho bukeya, utubwire Musuhuke yavukiye hehe, yaratuye hehe, utubwire amateka yawe, utubwire nuko winjiye muri gospel. Murakoze. Ikibazo ciza cyane kandi cyumvikana. Mu by'ukuri hari igihe abantu bakureba ntibakumenye cyangwa se bakakureba nyine gusa. Hari n'abantu bamwe numva yamona banyandikira kubera impamvu nyine zo kutakumenya, bo bazi ko ndi umupapa mukuru cyane. Hari abanyandikira kuri telefone bazi ko ndi umupapa ukuze cyane ufite abana. Ntabwo ndashaka. Murabe ubwo murimo kumva. Musuhuke ni umusore utubatse, ukunze Imana cyane, narakijijwe. Yesu ni umwami. Ndi umuhungu utarubaka ariko ukeneye kubaka. Yego. Uwogira n'umugore yo mundangira. Cyane rwose. Uwogira umugore yo mundangira. Nuko murakoze cyane. Amateka yanjye rero sinzi uko nabisobanura. Mu by'ukuri nuko ninjiye muri gospel nicyo warubajije. Mu buzima busanzwe ntabwo njewe, hari abakozi b'Imana benshi dukunze guhura mu materaniro atandukanye cyangwa se mu bikorane bitandukanye, cyangwa hari n'abandi dukunze kumva kuri social media bavuga ubuhamya, bavuga ko bo batarakizwa babayeho mu buzima gukora ibyaha byinshi cyane, babaswe n'ibyaha. Hari abo numva batanga ubuhamya bavuga ko bo batarakizwa barabajura, abandi barabasinzi, abandi bakavuga ko barabasambanye nk'uko nguko. Ariko mu by'ukuri amateka yanjye navuga ntabwo ibyo byose nabikoze. Jeweho sinigeze kuba umusinzi, sinigeze kuba umujura, ibyo byose bavuga nta na kimwe. Sinigeze kubona umusambanyi, ntawe kabisa rwose. Abantu badukurikira kuri social media wavuga ko naba naramuterese yaba mbeshe, yaba kubeshe. Yego. Ariko rero ntabwo bishatse gusigura ko ari nje ufite agakiza kenshi cyane kurusha abandi. Ahubwo jewe mu myaka, mu butoya bwanje
nakuze mfite ababyeyi basenga babarizwa mu itorero. So noneho rero ngira amahirwe yo kuba umubyeyi wanje papa we yarambereye na directeur ku ishuri. Ukuvuga ngo ari uburezi bwo ku ishuri yagombaga kuba abumpereza bihagije n'uburezi bwo mu rugo. Bityo rero nkura ndi umwana uja muri Sunday school gushaka no kudashaka, ndi mutoya, turabyigishwa, turabimenya, turabikunda. Noneho rero nagiye muri Sunday school ndi mutoya cyane, ndakura ngeze imyaka navuga ko ari ubu adolescence. Kandi burya muri adolescence nico gihe abantu benshi baza bakira imyuka. Ukuvuga ngo imyuka yose niba ari umwuka mubi uzo gufata cagihe ugeze muri iyo myaka. Iyo ari umwuka wo kuja mu gisirikare nico gihe baza baja mu gisirikare, abandi nabo nico gihe baza baba abajura kubera ya myaka ibakoresha. Noneho waguma kubikora ukabikunda, bigasanga warenze ya myaka waragumye kubikora kandi kera byarakubasa utagifite uburyo ki wabyikuramo. Jewe rero nageze muri iyo myaka nja muri korari y'abana batoya, ariko ico gihe nahise mfatwa, nico gihe natangiye gusenga. Ni ukuvuga ngo nafashwe ndi mutoya cyane, urumva muri iyo myaka kuri ukiri mutoya. Yes, noneho rero muri iyo myaka rero fatwa, urumva ko nje ntabaye hirya y'ikanisa cyane, ariko kugira ngo mbashe gutangira kumenya ngo gusenga niki, cyangwa se wambajije uburyo ninje muri gospel, hari abantu baja kuririmba mu by'ukuri babiteguye, babitekereje. Hari ababicara akavuga ati rwose numva ngomba kuja muri ministeri, sibyo, kugira ngo nanje ngire gute zoza ndirimba. Hari n'abandi yicara akavuga ati ngomba kuja muri korali, ariko nje ibyo byose ntabyo nagambiriye. Habayeho igihe kimwe imuhira mu rugo, by the way, sorry, ntabwo nababwiye mu rugo. Nje mvuka muri Kongo, ni umunyekongo, umukongomani uvuka muri Kongo, ahantu muri province ya Sud Kivu, mu karere k'Indondo, misozi miremire, niho mvuka. Abantu rero bahazi, ubwo rero aho niho iwacu, niho duturuka. Kandi amazina nayo ngayo twavuze. Yes. Hanyuma rero icyo naringiye kuvuga niki, aho twari dutuye, aho twari turi, kuri ubu siho turi, ubu mutubona turi muri Kenya, i Nairobi, niho duherereye, ni naho turi kuganirira. Rero Imana ibaduhera umugisha cyane. Aho hantu rero twari dutuye icyo gihe, hari umupapa yitabye Imana icyo gihe. Ngo arangize kwitaba Imana rero icyo gihe mutuye muri Kongo aho hantu, yego. Hanyuma rero ngo arangize kwitaba Imana uwo mubyeyi rero, baja kumushingura bari kuririmba indirimbo ivuga ngo mu ijuru abera bazamurika nk'izuba. Urumva bagiye bari kuririmba ngo abera bazamurika nk'izuba mu ijuru. Hanyuma mu gihe bari ko baririmba iyo ndirimbo rero, jewe niwo munsi nafashwe. Uwo munsi rero nahise ngira amasozi menshi cyane, kunze kubivuga henshi hatandukanye, abo tuganire kenshi nguma kubisubiramo. Nagize amasoza, ndarira cyane ku buryo sinari ko ndizwa n'umuntu wapfuye. Ntabwo icari ko kindiza, ntabwo ari umuntu wari wapfuye, ahubwo jewe sinzi ikindi kintu numvise gikomanga ku mutima. Noneho mfatwa n'amasoza, ndarira cyane. Niwo munsi navuga ko narize kugeza aya magingo ntarongera kugira ayo masoza, ko ndabyibuka ko narize amasaha hafi 28. Mbese uva mu bandi urakomeza uwo munsi rero. Ayo makuru niyo nshaka gusoza. Hanyuma uwo munsi nahise mva aho hantu twari turi, ndagenda mu rugo. Ngeze mu rugo ninje mu nzu, nja mu cyumba,
cy'umubyeyi wanje, Yego. tora igitabo c'indirimbo zo gushimisha yari afite. Nkirambuye mpita nserukira kuri iyo vensi. Hanyuma nasohotse mu rugo ari mu mugoroba nka saa 11 gutya. Mu by'ukuri ntabwo nari ngiye gusenga kuko iyo myaka yose nta munsi n'umwe nari nigera ntekereza ngo numva umutima uramwe ngo reka mfukame ngo nsenge, kuko ntaco nari mbuze. Kandi mu by'ukuri kutabikora nta nubwo n'imyaka yanje numva ko nari ntaragera igihe cyo kuba nagira iyo mitekerereze, kuko urumva mu rugo nari mfite ababyeyi ngo nkorerwa buri kintu cyose. Mu by'ukuri nta kintu cari kuntekereza ko nshobora gupfukama ngo nsenge. Yego nari nafite n'imyaka itaraba myinshi cyane ku buryo nagombaga gutekereza ko nopfukama ngo nsenge, ko ntaco numvaga nari mbangamiweho cyane. Hanyuma nibwo nasohotse mu rugo ngenda ahantu ku musozi, ariko ntabigambiriye, nta nubwo namenye ko ariyo ngiye. naje nisanga ahantu ku musozi mfukamye munsi y'igiti subiye inyuma aho ngaho gato, nk'icyo gihe ugereranyije wari ufite nk'imyaka ingahe? Icyo gihe rero nari mfite nk'imyaka hafi nka 14 gutya aho ngaho, 14-15. Nari ntarageza imyaka 17. So rero icyo gihe rero nigaga muri primaire. Hanyuma nibwo nisanze mfukanya ahantu munsi y'igiti, ntabwo nari ko nsenga, nariko ndira. Kandi nkumva y'amajwi noneho nje nkumva ni amajwi adasanzwe, nkumva bari kuririmba ya ndirimbo ngo abera bazamurika nk'izuba, kandi ngo mu mwanya muto tuzabona umunezero. Uwo munsi nongeye kugarura ubwenge nk'ubu nsanganwe, ari mu gitondo nka saa 2 za mu gitondo. Ni ukuvuga ngo napfukanye aho munsi y'igiti cy'umugeti. Rero ni igiti cyitwa umugeti, hano ntabihaba, n'abatarabaye muri Kongo sinzi ko mushobora kuba mwabisobanukirwa. Ni izina ry'igiti nyine. Umugeti ni igiti biba muri Kongo. So rero hageze nka saa 8 za nijoro nibwo numvise ijwi, ntabwo nza mpanura, sinza nyerekwa, ariko uwo munsi numvise ijwi. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabwo ndongera kumva umuntu avuga muri ubwo buryo, kuko ryari ijwi rivuga cyane riranguruye. Yambwiye amajambo 7 ariko ndashatse kuvuga. Yambwiye amajambo 7 ndashatse kuvuga, gusa rimwe navuga muri aya 7 yarambwiye ngo uzuririmba ngo mu ijuru abera bazamurika nk'izuba. Yesu ngo azatwambika ikamba ry'ubugingo, kandi ngo uririmbe ngo amaso ntaremba. Yarabanje arampamagara mu mazina. Ubundi hari abantu dusanganwe mu ikanisa ariko batazi ko Imana yabahamagaye. Ngenda mbibona iyo umuntu avuga ko yasengaga ngo ariko akaba yaraguye, je mba numva ari uko Imana ibitaramuhamagaye. Hari abafashwe mu ikanisa tubanamwo n'abantu n'abanyamwuka, tuhuriyemo turi abanyamwuka ariko baje muri Pentecoste mu buryo butandukanye. Hari abaje bafashwe, hari abafashwe utese gufatwa ni uguki, hari abashobora kubyibaza batabisobanukirwa. Hari abantu tuvuge wenda baje mu itorero ari emotion y'ikintu cyakozwe. Hari igihe umucuranzi acuranga ukumva uguwe neza, ukumva waza mu itorero, sibyo? Kubera ya melody cyangwa ya muziki. Hari abaza bakurikiye umuziki. Hari burya abantu nyine mu itorero mu ikanisa baza bakurikiye byinshi. Woza kubera umuziki, umucuranzi mwiza, hari woza kubera wenda ijambo, hari n'abakunda indirimbo. Yego. Nuko rero hanyuma rero njewe yarampamagaye, ni nayo mpamvu nkunda umwami wanje cyane. Yarampamagaye mu izina, yarampamagaye ngo Musuhu, yampamagaye inshuro 3. Arambwira ngo Musuhu
sinamwitaba. uri maso ureba. Ntabwo nari mu nzozi, nari meze nk'uku turi kuganira, kandi ndetse nari ko ndira, nta nubwo nari nicaye gusa, nari ko ndira cyane. Arampamagara ubwa mbere arambwira ngo Musuhu, sinamwitaba. Arampamagara ubwa kabiri, Musuhu, ntabwo namwitabye. Irya gatatu yarambwiye ngo nkubwire Musuhu, kurumva, nibwo yambwiye ngo uzoza uririmba ngo amaso naremba uzambonekere, sibyo, uzuririmba ngo mwijura abera bazamurika nk'izuba. Zo ni indirimbo zibiri zitandukanye. Warangiza ambwira ijambo, arambwira ngo nguyu umutwaro nguhaye unjanire mu isi. Icyo kintu hari abashobora kucibazaho, nanje nacibajijeho cyane, ese uko avuze gute? Noneho ngo arangize ambwira amajambo 7 nyine nari mvuze, wenda ndashatse guhita mvuga. Amaze kumbwira ibyo bintu yajwi yahise rigenda, numva ko rigenda inyonga. Sinzi ko abantu bashobora gusobanuka iyo nyonga icyo ari cyo, ariko nahise numva ko rigenda rirarenga mu mara iyo mu misozi. Nyoberwa ikintu kimbayeho, mu by'ukuri ndakiyoberwa. Noneho nagaruye ubwenge nk'ubu mfite ari mu gitondo 2:00 za mu gitondo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nahise nja ku ishuri, namaze igihe kingana n'amezi 6 nzaniga ku ishuri, ariko mu by'ukuri navuga ko nari ahandi hantu nko mu yindi si, kuko nta kintu numvaga kinejeje cyo mu isi. Nabonaga abantu bari gutera urwenya, nkabura icyo bari kuvuga, nkabona nta kintu cotuma seka cyangwa ngo aho. Namaze igihe kingana n'amezi 6 mba mu ishuri, ariko mu by'ukuri ntabwo navuga ko icyo gihe nari ngira umwanya wo kuba naserereza umuntu cyangwa se ngo dukore joke tube nk'abaseka. Hoya, numvaga mu by'ukuri ndahandi hantu, mu buryo twajaga no kuri break ku ishuri nkicara nje nyine, ngakenera kuja ahantu hanje nyine nkagumiza nkicara. Rero icyo nari nshatse kuvuga, wari wambajije uko ninjiye muri gospel. Ni ukuvuga ngo hirya yaho, mvuye aho hantu, naratahaga naryama mu rugo nkarota indirimbo. Narota indirimbo rero ngahita ndira cyane sinziriye, ku buryo nabyukaga ngasanga ku gitanda ndyamyeho na cyarobye cyane kubera amasoza nari sinziriye. Ubwo karota indirimbo bimbera ikintu ku mutima cyane, birandemerera cyane ku mutima. Kandi icyo gihe twabaga muri communauté ya Methodiste, ku bantu wenda batayizi, ibo bakunda gukoresha cyane nka gahunda cyane kugira ngo bampe ijambo mu ikanisa cyangwa se microphone ngo nimvuge. Ndasanzwe mvuga mu itorero, urumva byari bigoye. Ariko uburyo kinaje muri gospel bivanye n'uko wambajije, habayeho umunsi umwe rero saba gushima, kuko nari mutoya mu by'ukuri. Saba gushima, maze gusaba gushima barabinyemerera, babinyemeye ko nabonaga nta bundi buryo ndi busabe kuririmba ngo bambwire ngo ririmba, ko sinari umuririmbyi. Ubundi kuririmba kubera ko ntabaye hanze y'ikanisa, nari nsanzwe ndi umwana uririmba muri korali z'abandi bisanzwe, ariko ku buryo ntavuga ngo nza numva ari wo muhamagaro cyangwa ngo waba umuhamagaro wanje cyangwa igikorwa runaka. Oya, numvaga ari ibintu nyine biri aho bisanzwe. Noneho rero kugeza n'ubu niko nabyita, kugeza n'ubu mu by'ukuri banumva abantu bavuga ko uri umuririmbyi, ariko jewe ku bwanje nkumva nta bihari cyangwa biraza nk'urwego wifuza ugomba kugera. Mba numva nyine nta bihari nyine gutyo. Nuko hanyuma rero umunsi umwe rero nibwo nasabye ko bampa gushima. Bamaze kubimpereza gushima rero narababwiye ngo ntabwo ndi bushime nkuko mubimenyereye, singiye gushima mu majambo, ahubwo reka amashimwe yanje nyahindure nyashire mu ndirimbo. Ndirimba ya ndirimbo, indirimbo nari narose rero ivuga ngo mu mwanya mutoya tuzabona umunezero, bijya mu gitabo. Yego. Uwo munsi ikintu cabaye, nanje ntabwo nari nciteguye cyane.
ko bahise basengera umuntu, ko abantu bahise buzuzwa baranezerwa nyine cyane mu materaniro kabisa, ubona abantu barashavuye. Bahita basengera umuntu yari afite inyonjo hano, arakira. Ngo amare gukira, kuva uwo munsi, guhera uwo munsi nahise ngira inshuti z'abantu bakuze. Ni ukuvuga ngo ntaho nongeye kujana n'abantu tungana, urungano rwanje ntaho twongeye guhurira. Abantu bakuze baje gusenga aho bagiye bakampamagara, wa mwana ari hehe, bakanjana. Noneho bamara kunjana tukajanaga rero, nkaguma nkaririmba, tukaguma kurimba za ndirimbo zo mu bitabo, bituma nanje nzikunda cyane. Noneho bituma nkunda n'abantu bakuze. Kubera iyo mpamvu rero abantu bambona ndi umuntu ukuze. Niyo mpamvu abantu banyandikira, nabivuze kare. Ndani umugisha inshuti zanje, ndabashuje cyane kandi ndabakunda cyane, buri cyane muri abantu banje cyane. Niyo mpamvu abantu banyandikira bazi ko ndi umupapa mukuru ufite abana benshi, wubatse. Hari n'abashumba tugendana bo bazi ko ndi umuntu ukuze. Yewe n'abantu nabo nkurikira, hari uwo nkurikira ubwa kane mwacu mu rugo, baza bamwita murumuna wanje, kubera impamvu z'uko Uwiteka yampaye igikuriro, kandi ndabishima cyane. Kuri ubu ngubu ngiye kuvuga imyaka wenda byasa nkaho hari abo kwamavuga ko nayigabanyije, ariko mu by'ukuri turabishimira Imana kandi namwe turabashimira. Bityo rero nuko nisanze muri gospel kuva ico gihe. Noneho twinjira ahantu mu materaniro bakavuga ngo wa mwana musuhuke naze aririmbe. Nuko kugeza tugeze ino ku mihanda, turakomeza kugeza aya magingo. None turabishimira Imana nuko twabyisanzemo. Tubwiye urugendo rwawe uko watangiye, uko winjiye muri gospel, kuri uyu munsi ugeze kuki? Murakoze kandi shalom cyane ku bantu bagumye kudukurikira no kutwumva, kandi inama zanyu ni ingenzi cyane, kandi ibiganiro byanyu ni umugisha kuri twebwe. Hanyuma icyo maze kugeraho navuga, uko natanga icyo gihe gasiko kimeze kuri ubu. Kuri ubu sindi umuntu, yewe nagiraga n'ubwoba bw'abantu, byonyine byanteraga n'ubwoba kumva ko bambwire ngo uraririmba. By'ukuri numvaga kumva nkaje kurimba, ariko nkumva mfite ubwoba bwinshi. So ubu Yesu yangiriye neza, ndaririmba, ndetse kuri ubu ntabwo nkiririmbira muri Kongo gusa, singiririmbira no muri Kenya gusa, ahubwo ndirimba no mu bindi bihugu. Ibi bihugu byose bya East Africa hafi birimo abantu bumva iyi mvugo turi gukoresha. Mu by'ukuri sinzi ko hari ahantu ntarahamagarwa kuja gukora. Hari n'abahanzi bandi bakomakomeye babigize umwuga, niko nabyita, tumaze guhura. Mu by'ukuri nkumva nishema cyane, nkumva umunezero. Mbonereho no gushimira abantu, ndetse no gusaba inshuti zacu z'aba gospel bose bakora ibikorwa bitandukanye. Hari igihe Imana nitanga impano, hari igihe Imana iguha impano wowe ukikomeza, ariko twese ni umurimo w'Imana dukora, kandi turanabashimira. Ni abantu beza cyane, bakora ibintu byiza. Bityo rero ibyo maze kugeraho, navuga ko ntabwo nashimishijwe cyane no guhimba. Ntabwo nabikoze cyane, kandi si uko navuga ngo wenda sindi umuhimbyi cyangwa nabuze unyandikira cyangwa nyandike nje nyine, ariko nagumye gufashwa nanone n'izi ndirimbo zo mu gitabo cyane, nizo nkunze gukoresha, ni nazo nkunze kuririmba cyane, kuko iyo nzirimbye nza numva ko hari ikintu kivuye ku mutima, kandi naje kumva nkumva hari n'abandi bambwira ko bafashijwe, kagira ngo none nje nyine wafashijwe, ariko ngasanga hari n'abandi byafashije. Niyo mpamvu rero ntahimbye cyane, ntabishizemo imbaraga kugira ngo mbashe guhimba. Nshingiye ku ijwi numvise ajya wa muntu. Yes. Ikindi nagira ngo nkubaze Musuhuke, akenshi dukunze kukubona ku mafishe
mu bitaramo bitandukanye ndetse no mu bihugu bitandukanye aho wagiye mu bitaramo. Ese nkawe ubona biterwa n'iki? Okay, icyo navuga cyangwa se nasubiza kuri icyo kintu cyangwa se icyo kibazo, mu by'ukuri jewe mbona ari igihe cy'Imana. Ni igihe nicyo gisubizo cyonyine navuga, kuko urebye bantumira mu Rwanda, kandi mu Rwanda hari abaririmbyi bateye ubwoba, reka ariyo mvugo nkoresha, bateye ubwoba. Hari abaririmbyi benshi kandi b'abanyamavuta, ndetse babizi cyane, babigize umwuga, igikorwa cyabo cya buri munsi. Aho no mu Burundi nuko, no mu Bugande nuko, ariko iyo na hano muri Kenya. Ariko rero iyo Imana ifite ikintu, itara ryayo igushizeho, abantu baza bakubona mu by'ukuri. Hari n'ubutumire nigeze nakira hanze, hanze mu bihugu by'abazungu iriya, none ntibyakunda kubera impamvu z'ibyangombwa byanje, ariko si uko hanze hataba abaririmbyi, kandi urumva bari bagiye gukonsoma cyane. Ariko navuga ko ari itara ry'Imana, ni ubushake bwayo, Imana igutunzeho itara ryayo, izishaka ngo ukore, kandi ntibizogumaho. Hari abantu Imana izitungaho itara ukamubyiratana cyane. Nta muntu ndahakanira, nta muntu keretse yasanze ndafite umwanya, kandi nta n'uwo ndasaba amafaranga ngo mubwire ngo uzampa ngahe kugira ngo nzi tawe. Hari igihe nigeze numva abantu bamwe bavuga ngo tuza tubaka amafaranga, ngo tuba twagiye gushaka amafaranga. Ntayo, ni ukuri. Uwo muntu numva kino kiganiro rwose Imana izomuhishurire cyangwa se imugirire neza, atazotekereza ko hari n'abandi bakozi b'Imana bashobora kuba bahari bakora umurimo w'Imana. Nimba hari n'uwabikoze, uwo yaratsinzwe, ntabwo ari siko bikorwa. Tawe turaka amafaranga kugira ngo tuje kuririmba iwiwe. Tubishoboye twogenda, uyafite wenyine wabitekereza ukayampa, ariko atari ukuvuga ngo twabisabye. So ku kibazo wari ubashije kigufiya, mu by'ukuri igisubizo naje kigufi mfite, navuga ko ari igihe cy'Imana. Nta bitaramo uteganya cyangwa se nta bindi bikorwa uteganya muri iyi minsi iri imbere? Murakoze, kandi Imana ibaduhera umugisha rwose, gukomeza tubashimira ntibibarambire. Ibitaramo ndabiteganya cyane muri iyi minsi, ndateganya gukora ibitaramo ndetse byinshi hano muri iki gihugu dutuyemo, ndetse no muri ibi bihugu bindi turi guteganya kuhakorera ibitaramo, kandi bigamije gushitsa ubutumwa ku bantu. Hari ibitaramo byinshi biri, ni nayo mpamvu nje ntabikoze. Wakwibaza ngo ese ni ukubera ko njewe ndakoresha ibitaramo. Ubu ngubu hari ibitaramo byinshi dufite by'abagospel, ariko kandi bitari intego yo kugezaho abantu ubutumwa. Ibitaramo byinshi ndeba ni intego yo gushaka amafaranga. Bantu muduha amafaranga kandi turayatanga, ariko simbigaye, timuzumve nabi inshuti zanje, timumve ko ni byiza nabyo gushigikira. Ni byiza, ugomba kugushigikira ugakora ico wagambiriye gukora. Ariko njewe nashatse kugira ngo zoza nkora ibitaramo bigambiriye kunezererwa Imana no gushitsa abantu ubutumwa, message ivuye ku Mana. Musuke rero, reka ngusabe, ese waturirimbira nk'akantu gatoya, kubera ko nanje ndi mu bantu bagufana, nkunda indirimbo zawe pe. Waturirimbira akantu gatoya gusa umva ko ari Musuke nyine turi kumwe. Aya, murakoze cyane. Turi kuri microphone hanze, ibyo byose muraza kumva ko hariho n'utuntu tumwe na tumwe tuba dushaka ngo gusakuza, ariko there is no problem. Imana ibaduhera umugisha cyane. Hari indirimbo iherutse kumfasha cyane, yanguye neza cyane. Indirimbo umuntu wayanditse nanje simuzi, ivuga ngo ineza, ivuga hejuru y'ineza y'Imana.
ineza y'Imana. Muri iyi minsi narimo nibaza ukuntu Imana idukunda nta kiguzi turi mu kuyiha, tugahumeka amasaha yose. Nari nshingiye ku buryo umuntu aza arwara bukeya, iyo aja mu bitaro bamushyiramo iriya bomboni itanga ogisijeni, mu masaha make baguca amafaranga menshi. mu isaha imwe bazaguca amafaranga udashobora kuba, ukiyambaza inshuti, ukiyambaza abavandimwe, ukiyambaza amatorero, ukiyambaza abakozi b'Imana uzi, kugira ngo wishure umwuka gusa wahumetse amasaha hafi nk'abiri. Ariko nibaza urukundo Uwiteka dukunda, mu by'ukuri aza turinda akaduha umwuka w'ubuntu. Ariko ndatekereza ukuntu kuva mvutse ntabwo ndishura ogisijeni mpumeka. Urumva Uwiteka yonzanira fagitire ni menshi. N'abanditsi ba matematike I think ko nabo badafite uwo mubare wo kwandika. Namwe muzotubwire nimba byokunda, kuko urumva ni ikintu kiri hejuru. Donc ico tuvuga, ico turirimba Yesu yakoze, ico yakoze kiri hejuru cyane y'ico turirimba, ndetse kiri hejuru cyane, hejuru y'icanditswe muri Bibiliya. Abanditse banditse uko bashoboye nuko batekereza, ariko ibyo yakoze biri hejuru cyane ibyanditse hariya. Iyo ndirimbo iravuga ngo ineza yawe n'urukundo rwawe n'ukuri byarantangaje. Ineza yawe n'urukundo rwawe n'ukuri byarantangaje. Wemeye gusiga ijuru ryuzuye, nta bandi ni twebwe ushaka. Bagukubise inkoni zitavugwa, nta bandi ni twebwe ushaka we. Oh, ninde utagushima, ninde utakurata, ninde utagiriye neza Mana ahabi wadukuye. Ninde utagushima, ninde utakurata, ninde utagiriye neza Mana ahabi wadukuye. Amena. Murakoze. Musuke reka dusoze, ngaho ugira icyo ubwira abakunzi bawe kugira ngo dusoze kino kiganiro. Shalom, shalom kabisa. Rwose sinabura icyo mbwira inshuti n'abagaragu b'Imana bose badukurikiye. Icyo nshobora kubabwira n'icyo navuga kimwe, ni ukuri kuja mu ijuru ntabwo byoroshye, ntabwo bisanzwe. Kuja mu ijuru ntibisaba amafaranga, birasaba gushiramo umwete wo gushaka Imana. Ni ukuvuga ngo turi abakozi b'Imana ariko bakora mu buryo butandukanye. Hari abaririmba, hari ababwiriza, hari abayobora amatorero, abashumba, hari n'abacuranga, yewe hari n'abandi bakora imirimo itandukanye. Hari abakora imirimo, hari abadiyakoni, hari abandi basengera abantu. Urumva turi abakozi b'Imana batandukanye. Icyo nababwira inshuti zanje, umurimo wose ukora, muri iyo mirimo yose mvuze n'indi ntibutse kuvuga, icyo ukora uhaye ukora cyose ni ukuri ni cyiza imbere y'Imana. Tukifuza icyo Imana itaguhaye, icyo yaguhaye gukora, umuhamagaro ufite Imana yaguhaye, uwushiremo umwete cyane n'imbaraga cyane, kugira ngo Uwiteka arushaho cyane kutugirira neza, tuzahembwe bingana n'uko Imana ibishaka. Kandi mureke ibi byose tuhaye dukora, nimba uhaye uririmba, nimba uhaye usengera abantu, nimba uhaye ubwiriza uri umuvugabutumwa, icyo uhaye ukora cyose mureke tubishiremo imbaraga, tubikorere kugira ngo abantu tubahe ubutumwa, abantu bagarukire Uwiteka. Hari n'abandi baba mu itorero bakijijwe mu by'ukuri, bafite agakiza ariko bakomeretse ku mutima. Rero bakeneye batwebwe, bakeneye indirimbo zirimo ubutumwa kugira ngo abo bantu bakire ibikomere bafite. Bakeneye ubutumwa bwiza bwomora ibisebe biri ku mitima. Hari abavuga ubutumwa babwiriza bari gutukana, hari abaririmbyi nabo baririmba indirimbo zimwe
bidasobanutse. Hari abandi babishizemo ubwirasi cyane, hari n'abanyamasengesho nabo basengera abantu ariko hari ibiguzi basabye. Mu by'ukuri mureke dukore umurimo w'Imana. Murambabarira ntabwo mfobeje ibyo mukora, ariko kandi mureke dukore umurimo w'Imana kubera intego yo kugira ngo abantu bakire ubutumwa bwiza cyangwa se bakire umwami Yesu. Nico nabwira inshuti zanje, nico nabwira abakozi b'Imana bose bazashobora wenda gutegera iki kiganiro. Mu by'ukuri icyo uhawe gukora cyose ni cyiza imbere y'Imana, kandi uzakibazwa wowe wenyine imbere y'Imana ufite ubuhamya n'ibisobanuro uzatanga. So mureke tubishiremo imbaraga, tubikore neza kugira ngo umunsi mukuru cyangwa se ku munsi w'amateka tukazacirwa urubanza nk'abataragize icyo bakora, ahubwo tuzahemberwe ibyiza twakoze. Shalom cyane. Urakoze cyane. Reka dusoze, reka tubashimire bakunzi bacu mwari mudukurikiye ku Bihe TV show, tubifuriza gukomeza kugubwa neza, ndetse tubasaba no gukomeza mukora subscribe kugira ngo mudushigikire. Wowe utarakora subscribe, kanda aho hepfo kuri subscribe ndetse ukore share. Murakoze cyane, naho ubutaha.